Muri iyi si ya none imbuga nkoranyambaga zabaye nk'ikirahuri abantu bareberamo ubuzima bw'abandi, ariko se ni ryari dusanga turi kwikorera amakosa atadufasha ahubwo adutera ibibazo? Muri iyi video turi kurebera hamwe amakosa 10 abantu benshi bakora kuri social media waba ubikora nawe utabizi. Reka dutangire. Ndabasuhuje, amazina yanjye nitwa Ufitinema Yves, mbaye ikaze kuri channel yanyu uruhererekane Top 10 Women TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel Top 10 Women TV, banza ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana n'ibindi biganiro byacu. Ikintu cya mbere cy'ikosa ukora kuri social media zawe ni ugutangaza ubuzima bwite burenze urugero. Iri ni rimwe mu makosa abantu benshi bakora bibwira ko ari ibisanzwe, ugasanga umuntu ashyizeho video ari kurira kubera ibyamubayeho cyangwa agatanga amakuru arambuye ku mibanire ye n'uwo bakundana, ku kazi ke, ku bibazo bya buri munsi. Ariko ikibazo ni iki: ntushobora kumenya uwakurebera neza n'ushaka kukugirira nabi. Hari abakwitaho ku mugaragaro ariko mu mutima bafite undi mugambi. Kwitangaza cyane bishobora kukugiraho ingaruka ku mutekano wawe cyangwa ku buzima bwawe bwo mu mutwe. Ubwo rero ni ibisanzwe, ubwo bishatse kuvuga ko iri ari ikosa rya mbere ugomba kwirinda gukora. Icya kabiri, gushyira amafoto y'abandi batabyemeye. Aho twari turi, ibyo byose twakuraga byose bigashyirwa kuri story cyangwa post, ariko se wigeze ubaza abo muri kumwe niba babyemeye? Buri wese afite uburenganzira ku isura ye no ku buzima bwe. Hari abumva batishimye ku mugaragaro mu mafoto cyangwa video, ndetse bishobora no gutera amakimbirane. Ni ngombwa kubanza kubaza mbere yo gusangiza ibintu byafotowe kandi byafashwe na abandi batabyemeye. Gatatu, gukoresha amagambo y'urwango cyangwa gusebanya. Social media yatanze ijwi kuri buri wese, ariko bamwe barikoresha nabi. Gutukana muri comments, gusebanya cyangwa gucira abandi urubanza bidafite ishingiro ni ibintu byangiza. Ntugomba kwandikira ibyo utashobora kuvugira umuntu mu maso. Ukoresha amagambo meza, wubaha abandi, kuko byose bifite ingaruka. Kandi ni byiza kumenya ko ibyo wandika kuri internet biguma bihari, bishobora no kukwangiriza ejo hazaza, urugero nko mu gihe ushaka akazi. Kane, kwigana abandi bidafite umumaro. Muri iki gihe cy'abakoloni ba likes n'abakobwa ba challenge, bamwe bumva ko kugira ngo bakundwe bagomba kwigana abandi imyambarire, uburyo bavuga n'uburyo bitwara. Ariko iyo wiganye utatekereje, ushobora kwisanga uri kwangirika cyangwa ukora ibintu bitaguhesha agaciro. Itandukanye, menya uwo uri we kandi ukoresha social media mu kugaragaza uwo uri we mu by'ukuri. Gatanu, gukoresha igihe kinini kuri social media nta nyungu. Wigeze wumva umuntu avuga ngo narinje kureba comment ya kabiri, none maze amasaha 3 kuri TikTok? Iyo si inkuru y'umwe, ni y'abatari bake. Gukoresha social media bihoraho utunganye ibyo ukora, bigabanya umusaruro wawe, bikagutwara igihe kandi bikakubuza gutekereza neza. Teka umutwe hasi rero, umenye igihe cyo gukoresha imbuga neza ndetse n'igihe cyo kuziruhukiraho. Gatandatu, kwishora mu marushanwa n'ama-challenge atagira umumaro. Challenges ni nziza iyo zubaka cyangwa zishimisha, ariko iyo challenge isaba kwambara ubusa, kwiyandagaza cyangwa kwishyira mu kaga, ubwo ni ikosa. Cyangwa amahirwe kubera video bifotoye bishimisha ariko bidafite icyerekezo. Imenye, uhitemo ibyo witabira n'ibyo ukora, uzakomeze kwirinda amakosa ukorera kuri Instagram ndetse n'izindi social media zamamaye kuri iyi si ya rurema. Karindwi, kwirengagiza umutekano w'amakuru yawe. Password imwe ikoresha kuri WhatsApp, Instagram, Gmail ni ugupfa kwinjirirwa. Ntukifate nk'utari bwibasirwe. Hari abantu benshi bagiye bibasirwa kubera gukoresha umutekano muke ku makuru yabo
Hindura ijambo ry'ibanga cyangwa se password mu ndimi z'amahanga kenshi. Wifate neza kandi wirinde kugabana ibintu by'ingenzi kuri inbox cyangwa se muri comments. 8. Gutekereza ko buri wese agushyigikiye. Followers ntibavuga ko ari inshuti. Likes nyinshi ntizivuga ko ugirirwa icyizere. Hari benshi baza mu buzima bwawe binyuze kuri social media, ariko intego bafite atari nziza. Ntuzabure ubwenge cyangwa ube igicucu cyangwa ikigoryi. Ntuzishingikirize ku gushimwa n'abantu utazi, ahubwo ujye umenya uko witwara kuri social media zigiye zitandukanye. 9. Kwishyira hejuru. Hari igihe umuntu agira abamukurikira benshi, agatangira kwishyira hejuru, akavuga nabi abandi cyangwa kumva ko ari hejuru y'abandi bose. Social media ntabwo igaragaza agaciro ka muntu nyakuri. Kwicisha bugufi nibyo bituma uramba kandi ugirirwa icyizere, ugakomeza kwamamara ndetse ukubaka subscribers, followers cyangwa se likes, bimwe byifuzwa n'abantu benshi. Icyanyuma, 10, kudafata umwanya wo kuruhuka. Kurara ku mbuga, kubura umwanya wo gusenga, gusoma cyangwa kuganira n'umuryango, byose bikurwaho n'imbuga nkoranyambaga. Igihe tutazi uko tubigenza, fata umwanya wo gutuza kuko ubwonko bukenera kuruhuka. Social media izahoraho, ariko ubuzima bwawe bugomba kuza imbere. Niba wumva hari kimwe cyangwa byinshi mu byo tuvuze ukora, ntiwihebe. Ni igihe cyiza cyo guhinduka. Social media ni nziza, ariko nitwe tuyigira nziza cyangwa mbi. Ntuzibagirwe gukanda like, subscribe no gusangiza iyi video kugira ngo n'abandi babyungukiremo. Murakoze cyane, tuzabonane mu zindi video. Yari Ufiteinema Yves, iyi ni Top 10 Ubumenyi TV. Mukomeze gukora subscribe kugira ngo mudushyigikire, tuzakomeze tugere abasubscribers benshi ndetse tuzakomeze twaguke ndetse dutere imbere ku buryo butangaje. Ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane.